Eric wowe ndabizi byanga byakundura iki kiganiro ndakubwiza ukuri ko umuntu wakuvuye bira bintu yakongera akabigusubizamo kandi mu gihe nyiri n'amahoro uzabona ndanagiye ahubwo. WhatsApp wakunzi ba Kigali 250 kambabwira ngo ni Murundi original special no pirate nyiti nama mu rugamo itagati katetswe Imana kadeno ngo n'umuyaga Metis original yumvuze ngo Metis akesha abantu babishidikanya wese kuki mushidikanya ni Metis kuko nko mbikubwira reka nkushimire wakoze subscribe kuri Kigali 250 nawe utarayikora kugira ngo washe kwa natwe 5 kuri 5 fata ikiganiro cyacu gisharinge mu nshuti zawe ma group bama kugira ngo abantu bashe kutumenya niba ukunda Murundi niba nta sharo mfitiye niba wishimiye iterambere ry'iwanje ukeneye kubona ko harandi hano nageze nta shari kuwa kano kanya ucyumva nkikubwira ngo sacinga kuri YouTube channel ngo Murundi Skits cyangwa se Murundi TV wite ubona YouTube channel yanjye ifite profile ya sura yanjye ubundi ukande ukazogera ukande subscribe ujye ureba udufilme twa buri munsi two bitanga shoot movie nshisha buri munsi sacinga mvuze ngo iki Murundi TV ubundi ubane nanjye 5 kuri 5 nkubwira ngo Kigali 250 niho show zacu zazibera buri munsi abatumirwa bacu buri munsi zajya babona 5 kuri 5 show zitandukanye abantu batandukanye ibibazo bitandukanye ibintu wifuzaga kubona utabasha kugeraho gite cyawe uri muri Amerika uri hehe hari ikintu wifuza kubona mu Rwanda utaruzi nta nukundi kuntu wakibona Kigali 250 iritare kukikwereka wewe wifuza ko tukwamamariza Kigali 250 twakwamamariza no bya bikagera kure bikagenda neza niba uri umuririmbyi niba uri umuki niba uri umucuruzi wa business runaka twakwamamariza ibintu bikamera fresh nyandikira kuri ya nimero yanjye ubona muri screen 0785468543 kugira ngo wenda tukwamamariza cyangwa se dukorane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi isa amagingo kuri kamera zacu nicanye n'umutumirwa ndakeka bamwe subwambere mu mubonye mufite byinshi mwamubonyeho mufite byinshi mumuziho nagerageza ndavuga ati ko umusore wacu bari bafite ikibazo twagize Imana agakira nizo mpamvu mvuga ngo kano kanya nzagerageza ibishoboka byose muhuze n'umusore wacu numve ibyo batuyagira ariko nagerageza namushakisha numvise bambwira ngo yaraje gare mu Rwanda yari yasuye Uganda ariko yagarutse mu Rwanda ndavuga ati karonda mutuminde ko twakora ikiganiro nizo mpamvu twishimiye gukora ikiganiro rino joro ni umwanya twashije kubonana dore ko yibera Uganda no mu diaspora biragoye kumufatisha bro wakoze cyane kuba wemeye kuza kuganira nanjye mbere ya byose yego nawe wakoze kuba numiye rwose so bikantangiye nkubaza ngo amakuru y'imisi amakuru ni meza umeze fresh kazi ka buri munsi biragenda cyane karagenda neza twari twaraburanye hari saga zahabaye za mushiki wawe nizo witwa Eric Musana na petit frère wawe so saga ziravamwo haza ibindi bibazo bindi ariko ibyo bibazo ndabizi wari ufitemo uruhare tugerageza guhamagara kuri telefone ngo tukubaze basi niba ari ikintu warusa yidira icyo kibazo cyari gihari cy'umusore wacu yaragwaye ngo gikemure turakura kuri phone abantu ntice ngo bakatubwira ngo wasubiye ngo mu kazi Uganda kuki wakoze biriya bintu gatwitamo kugenda bro burangiye biriya nibyo bya numvaga nshaka ko nakora kuko igihe duherukana nari nakubwiye ko igihe mwashakira cyose wowe ubwawe ugomba kuba wamamagara tukaba twavugana rero ngiye kuba naravuye hano mwoze biriya ni ukugira ngo n'undi wese bimuhe intuzo bimuhisomo kudeta kuri kosa ngo ahemukira umuntu ese biya bintu kutekereza ari nkawe byabayo man reka mubwire rero umuntu ajya gufata umwanzo wo gukora biriya bintu nawe azi ukuntu yirinda bro mu buzima buriya habamo wenda gushukwa stile ushobora gusanga uriya musore Eric yashutswe ndani inshuti ziwe cyangwa sandi bantu biwe baramushuka baramubesha ati ijya mukoga ntuzo mwemere ndasiyiwe sivyo nawe uhita wihutira ujya kumuhemukira ngakuriye sivyo nyuma wenda akaba yari kuzikebuka akavuga ati abantu baranshuka bino bintu uko rambwe inda ni yanjye kandi yemere kuki utabanje base ngo utegereze nk'amezi nk'atanu umukobwa twite ngo ubashe kuba waganira na Eric wumve ko byanga byakunda agihakana nawe urasetsa ko gushukwa ubwo se nimba yarashutswe none akababaro yumvisha hari undi muntu waje kukamufasha ngo nawe bababarane icyo ndavuga ngo inshallah kuba yaraje koroherwa so mu magambo make hari umuntu ufite amatsiko je nshaka kumenya kuko buriya turi abantu dushaka twifuza kumenya ngo se bagenzi bacu babayeho gute sister wawe tumeruka ku kamera zacu twite sinabe twongera turamuburirwa irengero numvishe ubandi kamera umbwira ngo waramubonye naramubonye waje kumusanga he ngewe ubundi nyiva hano wicara neza ntebe ritaza gukora ngewe nyiva hano ubundi nahise mushaka
kumushaka buriya narubwo ne busubire Uganda naramubona kuko iyo namubona ntabwo nawe bugiye ikintu nkora ngo kibe cyagenda kuri njye nagahinda nayo ifite keshi no kuvuga ati mushiki wanjye nimba ngiye nkaba ngiye mu kazi nakora afite aho ndi butaye nkaryama we nimba ari mu muhanda imvura ikabiri munyagira cyangwa akaba yicwa n'inzara kandi natwite mwumva koko ni ikibazo njye rero kujya kugenda nahise mushaka biba ngombwa ko mufata ndamujyana tujyana i Bugande bira byose nabikoze kubera ko twe turi kumwe nego ujya guteza Eric Boro sita mwana muri kumwe amazi kubonana happy birangiye nabikoze kuri telefone ndi hano mu Rwanda uwabinkore n'uwo Buganda ese burya bintu mubikora mwa mufitiye intego mukeneye ko ari wazabyara twari dufite intego yo kumva ububabare bw'umukobwa na mushiki wanjye arimo buriya buribwe bwose nawe yumve ko nabyamubaho nawe yumve ukuntu noneho uzi gutera umukobwa inda warinze akamuterana ukagenda uzi ko nta epfo na ruguru afite abantu bo yari afite ni njyewe na Petit Frere wabonye ukuntu Eric yamunize bro biriya byose nibyo byaneye umujinya navuga ati nimba ari umutima ngira nawe ngiye kushyira hasi nunga umutima nk'uw'abandi ese amakuru ya Petit Frere wawe Petit Frere araho nawe nubwo tutajya tuvugana waje kumenya se ahantu asigaye ariko numva nawe mwese mubura burundu no gusa amakuru ufite nahawe na mushiki wanjye yambwiye ko aharatekanye ameze neza njye ntabwo tujya tuvugana mushiki wawe barigeze kuvugana baravuganye mwana ibintu wakoze hari abantu benshi cyane bagushishiye baravuga ati ibintu yakoze ni sawa cyane biriya byo ni byiza Eric yahemukiye uriya mukobwa yahemukiye uriya muryango yarabatutse bagira abasazi ibintu umusore yakoze ni byiza byo kumurunga gaceze kugira ibiki hari n'abandi banditse ngo ubuhemu ntabwo buhanwa ubundi wakwiye wenda kureka kumusuza mu nkoko mukabiganiraho hagati aho ngaho urumva arabahe bantu wenda baraciye mu nzira y'ukuri bavuze ukuri abantu baciye mu nzira y'ukuri niba arabashyigikiye bagushigikiye kuko wabonye ukuntu uriya muhungu yari ameze bro buri umwe wese arabirebye ibyo byonyine ukuntu yakubise Petit Frere mani ishati akayica bro uko biri kose ashobora kuba yaragize umutima mwiza ubwo yabyaye kiriya kintu kinamuterereje ntabwo yabyaye sinzi barayibonye haje abaganga baramufasha ibintu bimuvamo ariko nabundi yameze nk'uwabyaye yabyariye muri basi byadusabye imbaraga nyinshi cyane kugira ibintu bibeho byanasabye imbaraga nyinshi cyane ko yamaze iminsi ari hano iwanjye yabuze icyepfo cya ruguru nizo mpamvu nabwira ngo nk'umuntu usubiriza ikibazo icyaha umuntu usubiza wenda icyaha mu kindi niba nkukoreye icyaha ukansubiza nawe kunkorera ikindi kugira ngo ngumve wishimye ibyo bintu kuri urumva ibyo bintu biba ari sawa ibyo bintu ni sawa nimba ubwiye umuntu ati ndashaka ko duhuza bro akaba azi ko uri buve Buganda ukaza uje kumureba kugira ngo mugire icyo muvugana kandi uzi ko atari wowe wakoze ikosa ari we warikoze ari wowe ugiye kumwishakira kugira ngo ube wanamworohereza warangiza ugasanga muri akwiryaho n'igikobwa cy'abageneraga mani akaguteza n'igikobwa nacyo wabonye ukuntu cyanutse buriya rwose naje buriya ashaka koroshya ibibazo ariko ndebye ukuntu n'umukobwa we wenyine bageneraga ukuntu yanyibwiriye bro mpita numva ko nimuhwe nazishyira hasi ahubwo nkarwanira mushiki wanjye ikibi cyose gishoboka nkaba nagikora kubera mushiki wanjye ese reka nakoreza akabazo kamwe k'amasiko bo ku byabaye uriya umuntu wagufashije gukora biriya bintu umupfumu abahaganaye uriya reka mubwize ukuri uriya muntu aba i Bugande ariko buri umwe wese bitewe n'amafaranga ufite bitewe n'ikintu ushaka kuba bagukorera n'undi wese nawe yabigukorera biriya bintu ntabwo bigombera kuba wajya mu mahanga cyangwa hehe ariko we kubera ko ari we muntu wadukoreye wakoze ya bintu bikagaragara ni umunyarwanda n'umuganda kuko njye nari ndi mu Rwanda mpamagara i Bugande kugira ngo babinkorere kuko n'ubundi naje mfite gahunda ntabwo byagutwaye ubushobozi bwinshi bw'amafaranga njye nabikubwiye nakubwiye ko n'imyenda yose nayimaraho nkayigurisha ariko nkabona ikintu cyarengera mushiki wanjye nkaba natereza uriya muhungu ku buryo nawe yagira ingaruka akareba ko ibintu yakoze niyo bidakwiye nk'umusore Eric bamaze kumuvura amaze kumera neza yarambwiye ngo agiye gushakisha nimero zanyu muri mwebwe abaganirize yarabonye ko yakoze ikosa se yahubutse abaganirize nyine muri ko mwamuha imbabazi abafunga ngo ashakishe umukobwa nawe amusaba imbabazi yigeze abavugisha na rimwe ntabwo aramvugisha hano murakuvugisha umaze kubona yamaze gukira aterewe umuvuye kandi we wamuteje bya bintu ukeneye ko nawe uzabimukuzamo muri wowe wiyumvishe gute reka nkubwire byari bunera ubwoba nzi ko biriya ari finali yanjye ariko njyewe ubu ngubu ntabwo afite biriya bintu byabaye uriya muganga we yavuze ngo yaramuvuye birasa no kumuvura
uriya wamuvuye yakongera akamuterereza n'ibindi kuko biriya ni ifaranga bikora biriya ni ifaranga ribikora mani ntuzagenga umuntu aricara agatekereza ibintu byiwe by'aho ngaho byo gushyiraho biba byadutwegeye kugira ngo dutekereze nimba umuntu ashobora kuguhemukira akaba yakwifatanya we n'umuryango wawe n'uwusha wese akubita wakemera ugatanga buri kimwe cyose akaba yagukorera bivuze ngo ushobora muri mind yawe gutekereza ko wakongera ukamusubiza nk'ibindi nka biriya Chelsea n'ibirenze biriya njyewe nakubwiye ko mu gihe nimba atashyira baro hasi ngo yumve ko nawe yatuza agashyira baro hasi akaba yabana n'uwubishaka n'utabishaka ntabwo binyumvisha ko nakifata ngo nkamugimura kuba mushiki wanjye turi kubana mbona mumenyera buri kimwe cyose ariko deni afite umugabo afite umuntu wamuteye inda n'ubwo umugabo yamutereranye uri kwifuza iki kugira ngo abantu kucyo nacyo kiganiro babyumve abari hafi Eric yamugira inama kwifuza iki yakora kugira ngo basi ibyo utekereza muri mind yawe bihagare ko ibyo bintu urakora biri guteza ibibazo Eric famille yiwe abantu be ba hafi Eric ni umusore yakubaka sinzi nimba mu Rwanda imyaka afite wenda yemerewe kuba yatunga umugore arayifise afite imyaka ingana 20 okay umukobwa ni mukuru nanjye nanyize umusaraba aza afata umukobwa kwifata nkaba najya mu nzu ngasangamo umushiki waye n'umwana barira n'umukobwa wenda waba uje kusura cyangwa umuhungu yakumva ko umwana ari uwanjye nakoze barankatira mushiki wanjye kuba mufite ni ukugira ngo ndebe wenda uriya muhungu inzira yabicishamo akaba yabana n'umugore we ariko nimba atarabikora akaba adafite n'uwo mutima njye n'ibitari biriya njye nzabimuterereza man ko bikaze bro nzabimuterereza ari jambo uvuze reka ndarigarukiyeho ngo uwabimukuyemwo yanamushyiramo n'ibindi birenze biriya kuko byose bikorwa n'amafaranga kuko yabimukuyemo nawe yari yishuwe njyewe nakubwiye ko bitagomba kuba byagutera ubwoba nimba ari inshuti yawe mwicarira umugire inama umubwire ati ibintu wakoze bimwumvishe nawe nk'umuntu mukuru uriya rero yagaragaje ubwana aho uzi kuba ugiye kuza kuba wagira umuntu inama yarangiza agakwita petit frere wawe akamuciraho ishati umuhungu akarinda n'aho dutoroka natwe ubwacu so Eric nagira imana kugira nacyo kiganiro amfashe agushakishe ko je Eric namugira inama mbere yo kugira bino bibe ndavuga ati wowe umukobwa kuba wemera ko mwaryamanye aho ukavuga ngo ni umusazi ngo ntago yakakubwiye ngo wamuteye ese ubundi arabyemera arabyemera wabandi ntabwo yigeze nabihakana yarabyemera ahubwo akavuga ngo ni gute ngutera inda kuva kera yarabyemera wabandi nigeze nabihakana gatoya njyewe natangajwe no kubona uriya mukobwa wageneraga watwitaga ngo ni ikigogi ngo Tesi nawe bwe mbamona nawe bitaba biri fresh ajyasenza utuntu tw'utudroge afata gusa icyo ndi gusaba Eric niba akurikiranye icyo kiganiro agushakishe muganire bino bintu bitaragera ku rundi rwego ese agusabye yemeka ashaka kubana n'umushiki wawe akavuga ati ndashaka kubana nawe ukemera umushiki wawe ukamugira ukamuvana uganda ukamuhereza akaza atagiye kuba yamufata nk'uko yamufashe njyewe twasinyanye n'amasezerano kuko ntabwo yapfa kwifata ngo amufate pira mupangu ngo ahita amutwara kuko yarifashe amutera inda arangije amutererana ahita amujugunya atangira kuzamwita ibigogi rero mu gihe noneho yaba yarashyize umutima ku gihe agatekereza nawe akabona ko ari umuntu ibyo yakoze yabikoreye umuntu njyewe hari ukuntu twabiganira nakumva afite ibitekerezo bizima byo kuba yakubaka mwamuha umukobwa we icyakwemeza ko aje kumwitaho bya nyabyo atamutererana nk'igiki muri wowe uyumva yakora ikintu cyo yakora ni uko yagarura umutima wa kimuntu akagira impuhwe akamenya ko ibintu byakoze yabikoreye umuntu kandi nawe ari umuntu atari inyamaswa kuba akaba yamuha urukundo rega nk'uwundi mugore ku buryo n'umwana yarerwa n'umugabo nawe abona ko amukunze ese nimba ugiye kurera umwana ukamurera ubona nawe ari inyamaswa umutererana yabikora gute hamwe tufata umwanya ngo atere ya mbere aza kubwire nakoze ikosa sorry mbabarire none ndemera kwana n'umukobwa hamwe ibyo bintu atufata umwanya ngo utekereze ngo abikore mind yawe ni yindi nyine no kumuyemukira hamwe tufata umwanya ngo atekereze kuba yakora ikosa cengaze yo kuri iki kintu bigukorwa mind yawe ni yindi nyine ugomba kumeza mu gihe atari bikora nzaguma mubabaza paka birabyo kumbira ngo umuganga ngo araje ngaramuvura bira ni ibintu bitoto bira ni ibintu bitoto nawe ubwe nanamwishyurira muganga yakongera akamutereza ibindi birenze biriye kandi akongera akamuca amafaranga bari abaganga se wabonye bakura amafaranga cyangwa babikora nk'urukundo afite abantu nta rukundo ruba rurimo barabakura amafaranga bafasha wese uje kubafasha ukeneye ko bamufasha ukeneye wese ko bamufasha baramufasha bivanye nuko nawe harakana bahaye ubwo bivuze ngo nese wagize ngo yakifata ngakaza ngakakugira impuhwe ani gute wifata ukagira impuhwe umuntu nawe ubwawe
wateye inda ukamutererana ko nibyo rega turi abantu nanjye ubwanjye sivye wowe nanjye ubwanjye nubwo nabandi ngaha kuri kamera kuri izi kamera ndi gukora ikiganiro wenda nshobora kuba ndi kwidoga ati nta kintu mfite ndabura cese kwishyura inzu nidanje ukabona niwe uri mu diaspora cese undi ariko ndagusaba ati wangwanyeho singane nkishyura inzu ukibaza ngo ese kaba ari mu kazi kandi nkubwira ngo ntago membwa ushobora kuba kakazi mbara ko ndi mu kazi ariko twaturira icyo ariko yakawunga ya cya gihumbi cya kawunga igihe nakoze nakibonye ariko kwezi nigushira kwishyura inzu bizamana intambara kuko nubuzi dufite nago wari ubuzi ubwo rero n'uwo muganga rero ndatubifate ko nguko abikora nk'ufashe karafasha umuntu ariko akeneye mu nawe yandi make yo kuba yagura ubugari cyase bike ubufasha buhe ko bira nabyo bisaba gushora aho zikubona umuganga uko ubwira ati ngiye mushiki wanjye bamuteye inda baramutereranye ndashaka ko umworera ibi ngibi nese yabikora se ubuntu cyangwa abikora afite imbaraga zindi yifashisha kandi azishura nk'amafaranga kanaguca amafaranga menshi ariko nese igihe nari naragiye urebye njyewe nabikoze ubundi ndi mu Rwanda mpamagara umuntu uri Buganda amafaranga yonyine nohereje naravuze ati ni wenda n'isogisi naryo ndigurisha ariko ngere ku cyo shaka yagaragaje agasuzugura no mu muryango wacu nawe aradusuzuguza ese bro ufite umugore njyewe ntabwo nta mugore ufite ndacyari umusore ariko kuba ndi umusore mbasha kuba nakubaha igitsina cyacyo cyose uba ari umusore uba uri umugore uba uri umwana uba uri umuntu nduta mu agaciro kuko ntabwo mbanzaho nanjye buzirangeze mushiki wawe mu gihe mwabanye imyitwarire ye mibi wari uzi niyi nta myitwarire mibi nari yiwe narinzi n'inzoga sinari habe na petit frère nabibabwiye mu rugo n'abantu twabyukiye mu bintu by'Imana twisengera nibyo kwifata nkajya gushaka umuganga nuko ari akababara ko bari baneje kubera mushiki wanjye oya buriya mu buzima nanone nubwo nanjye bino bintu byarangiye binejemo ikibazo ko mfite imbaraga nyinshi nabishoyemo kugira ngo yamutipa yasubira mu buzima ariko mu buzima buriya hakugira ngo upfe umunsi wapfejo kugira ngo uhombe ikintu ofise y'inyungu wagikora ejo ukaza kwirega Imana nayo irabyumva kuko niba ngiye reka mbwire example cyo no munsi ngiye kubura ngiye kwicwa n'inzara kuza kukubesha wowe ati 1000 sivyo cese ma 5 akubesha ati ma 5 wenda ma 5 nyafite kuri telefone yazimye ndashaka cyane kuza kubesha uko nguko kayama ubwo nawe narifite ngiye kumaze nk'iminsi 3 mborarana ndagupfa nkagenda nkayajya ejo nkajya nkayashakisha se ejo nkayagusubiza nkoze ikosa ryo kuza gukubesha ko telefone yazimanye ifite amafaranga kandi ubwo nta nayo mfise ariko icyo kosa nzajya kwereka umuntu avuga ati mana nakoze ikosa ryo kubesha ariko nari ngiye gupfa gusa narayamuhaye bivuze ngo rero buriya hagupfa no munsi bro wapfejo hagupfa no munsi wapfejo ariko wibuka ko iyo ugiye gusaba umuntu service hari ukuntu ugenda bro hari n'ukuntu uba ukenye nka buriya nk'ukuntu yateye mushiki wanjye inda akamujugunya nka kuriya yari buhamagara akavuga ati nakoze ikosa reniri nira mushiki wawe inda nta bushobozi ifite kugeza ubu ihangane basi mumfashe then nyuma y'umwaka nzaza mutware nk'umudamu wanjye we twahuje amaraso tugiye icyo twikorera icyo gihe rero bifate nkabikora ariko yagaragaje agasuzuguro petit frère ahera hasi akubita nanjye bivuze ngo iyo wonza yari bunkubite ariko niyambonye kamweza kazo kamwe muri famille ya nako mu bagore Eric yabanye nabo ndabizi ni benshi hari n'umwe wigeze ugirana amahirwe nayo muraganira wenda kubwira ubuzima Eric abamwe yabariye kubana n'umugore kugira ngo uzubihere ibyo ngibyo uzugira ifatizo mbere kugira ngo wongere mu mushiki wawe ngiye kugeza ubu Eric aba ari umuntu mwiza yaba ari umuntu mubi sishaka kubimenya kuko ukuntu byo byonyine unabonye groupe yagendamo iraya hajya ni uramukobwa groupe yabo nazo nzubyo bayitwa uramukobwa wenyine yangaragarije ukuntu n'umuhungu yaba ameze none nawe yarabyivugiye yarambwira ati we mbona kubwira make ariko Eric aje yakubwira byinshi akaba yanagukubita naye ndavuga ataho kugira ngo tugenda afata umupanga afata umuhoro ufatiye raclette reka mwihorera ahubwo ngende nikorera ibyanjye niceceke then ngiye bazanyihamagara bambwira ati byagenze ukuntu wagerageza uburyo ki Eric nashaka uburyo nkazamutumira mu kiganiro mu gihe kiri mu Rwanda usega ndo gusoya vuba na gahunda afite yo mvuga nkagerageza nkamutumira hasi mu kiganiro mukaganira akagira ibyo gusaba no kugira ibyo mubwira wabyemera ko mwicarana mu kiganiro ngiye nimba uzi ko ibira bintu kuva bimuvuyemo yarahindutse atagishaka kuba yarwana kuko ngiye imyaka ngezemo ntago ndi wo gushora urugomo shora urugomo byaba birebire
kuko njye rwose umujinya wanjye sinjya nitangira kuvuga ngo ngoze mu jisho ntago nitangira nimba uzi ko yashyize ubwenge ku gihe akitekereza aho yavuye akareba aho yavuye kari kure agomba kuza tuba twaganira nimba uzi ko agifite iriya myumvire yiwe ntabwo twakumvikana aje akubwira ati jewe ibyo mwakora byose mwaroga mwagira ibiki sineze kubana uriya mugore wanyu muri bicucu muri ikintu nkuko yabivuze na mbere nihe jambo wamubwira mu by'ukuri nakongera ubushobozi wakongera ubushobozi nakongera ubushobozi noneho nkamuroga burundu mu kinyarwanda cyumvikana kugira ngo babashe kudusobanurira cese mu kirundi sinaba mu kirundi na kirundi kugira ngo abadukurikirana ko akenshi Kigali dufite abarundi benshi badukurikirana ahubwo abarundi muri comment wandikemo ngo ndiwe kuko ni wa muhungu wanyu murundi ceneye kugira ngo mukomeze mu supporting mu kinyarwanda cyumvikana kongera ubushobozi ushaza kuvuga no kugira gute ngiye kongera ubushobozi mvuga nimba cyagiye narashoye 50 kugira ngo nkore biriya nabonye biriya nakongera ahubwo ngashyiraho nk'ibihumbi nka 200 bakamukorera birenze hahandi ho no yaba ashaka no kumvugisha kuburyo yavuga afite nka kuka gake konyine akamvugisha asaba nk'ikintu ku buryo ushobora kumwongeramo akuka akakambwira gake ku buryo njye ndengejeho ashobora kumbwira n'ibirenze cyangwa akahita akira kirara akaba yajya mu bandi njye rero noneho niyongera kuki muri wowe udatekereza ko wagenda ukamujyana mu buyobozi ukababwira ati uyu muntu yatrenda sister wanjye ariko nta kintu nshaka kumufasha kuki udatekereza ko wajya mu buyobozi bukabyigiramo ugatekereza gushaka kwihanira muri ubwo buryo njyewe nta buyobozi neze kuzajyamo kubera uriya muhungu afite amaboko afite amaguru nawe afite indi njyewe mu gihe atarumva ko yabana na mushiki wanjye bitewe n'ibintu yamukoreye n'umwana amuhekesheje ntabwo neze kujya mu buyobozi ahubwo njyewe birabyo nakoze biroroshye nimba azi ko ari ryo herezo ragezeho none hari irindi bizaza rirenze kuri ririya mu gihe ataramvugisha rirazaza wari wasubiye muri Uganda uvuga ati nsuye mu kazi nsize nkoze byo ngomba gukora wateganyaga kuzagaruka uje gukora iki noneho ubu noneho oya ukigenda nyigenda ni ikintu natekereza kuba nakora oya hari ukuntu ujya gukora ikintu ukagikora uvuga ati none ndagiye nzagaruka byaragenze uko example wenda usize uteye inda umugore ugiye mu gupagasa wenda rufate Kenya nabyara nzoyitangaruka yego ze kumuhemba wewe umaze kugenda umuroze kuri iki wateganya kuzagaruka bigenze gute je nateganyaga kuzaza ambwira ko yabyaye igisimba kuko numvaga rwose ashobora kuzaza rwose yaranyishakiye ahubwo yarambuze naza akaba yarasubijwe wenda kumva ko yaba yarasubijwe akaba yambwira ukuntu byamugendekeye akaba yanyifataho neza akasaba imbabazi ariko kugeza ubu ngubu nta telefone yiwe ndabona inamamagara kandi uko biri kose arakize umaze kubona bigenze kuri avuwe agakira ugarutse ufise gahunda zawe twe tutazi ariko twifuza kuzimenya sinzi niba ari nk'ivyibanga ntago ari ngombwa kuvuga ibintu byibanga ryawe ariko niba bitari ibyibanga uratuza kutuganiriza igigushituye ahantu ubereye mu kazi kiba cyagutesheje akazi cyo cyatumye ureka gukora ibyo urakora kandi biguha umusaruro byagutungira famille yawe ukavuga ati ndagiye ikikuzanye ari igiki kugira ngo wenda niba ari ahantu twakososhe se yakosora hakosorwe utaragikora ngiye kugeza ubu ngubu navuye Bugande kuhava ntago ari kuvuga ngo ni mu bintu byanjye byose ndacyari ariko ubu ngubu igihe kinini nyifite inaha mu Rwanda ngomba gusubira ari uko ari unyihamagara ambwira ati ngwino dukemure ibibazo mushiki wawe mungarure kuko mushiki wanjye ari Bugande mu gihe atari bubikore rero naye ndashaka ko none nzamuha uburibwe bwazanakora buzanamujya naye nirebera nkareba nimba koko ibintu nkora bimeze neza hari aho bimufasha ibyo bintu bikuzanye nibyo binzanye giye ku giti cyanjye nk'umuntu uri akenshi ntekereza nk'abantu ntago nakwifuza guhemukira umuntu ikosa ryose yaba yankoreye ari ryo ryose ntabwo nakwifuza kubabaza umuntu muri ubwo buryo ari bikunda namurega bidakunda namureka Imana ikazikorera ibyayo cyo ndi kumva rero wenda nk'umuntu ikintu nakwisaragiye ibyo bintu wabigabanya bro wabireka kugira uburakari bwinshi ukareka kwifuza gukenera kumubanga kumukorera nka biriya ahubwo ugategereza basukarira akazi kubita gashi akaza mu kazi ubundi umuhungu ameze ate ku buryo atanakikora kanamamagara basi cyangwa nambipe njye mwihamagare numve ibitekerezo byiwe ni gute nakifata njye ngatwara mu buyobozi ubu se none hano ukeyo ko nabwo ari uko kwakongera agasuzugo ko yabasebeje nacyo ni ikibazo none se mu gihe umuntu agukoreye ikosa akaba adashaka kuguhamagara akaba adashaka kukubwira ko ibintu wakoze basi yanagusaba imbabazi mukagira icyo mudohoraho ukaba wamubabarira ubwo uwo muntu wamutwara mu buyobozi buye
ibyo uvuga byo birumvikana cyane yakoze amakosa nyine nabyo nuko yakoze amakosa ariko tujye twirengagiza iby'isi mwana uriya twese twavukiye gupfa kandi ariko biraba ntago ari ibintu bitunguranye Imana nayo ifite uburyo yabipanze wenda ushobora gusanga nk'inyuma y'uko ejo se mu kindi gihe arabireba cyangwa se umugore akarabyara akayireba akavuga ati kano nica amande igihe cyose nabo bababaje akayica sibyo njyaho kugira ngo ababaze abavandimwe banjye yanyibabariza nkamenya ko njyamye harana ari bubashe kwitabwaho buranije kabisa karusoza ikiganiro ne jambo bamubwira Eric njye jambo namubwira muri Eric wowe ndabizi byanga byakundura iki kiganiro ndakubwiza ukuri ko umuntu wakuvuye bira bintu yakonya akabigusubizamo kandi mu gihe nyiri n'amahoro uzabona ndanagiye ahubwo nukugiye se bro akunze ba Kigali 250 ndakeka mu ibintu byawe mwayibonye nishimiye guhamagara n'umuvandimwe ndamukora ikiganiro kugira ngo agire byinshi yenda yadushikiriza ariko ndikumva byamuzanye n'ubundi sa amahoro Eric niba uri umuntu ufite ubwenge n'umuntu utekereza cyane ibwiriza umushakishe kuko ikosa ariko zanye bizi neza kuko urumva wa mugani wewe wagugaburiye nejo muri niwe yakongera kugaburira na hirya yejo wakuvuye niwe yakongera kanakuvura cyese yakongera akakugwaza yabishatse ibintu byumvikana cyane gukurikirana Kigali 250 rw'agaciro nangire kambuze nkushimire ku munsi wawe ufata gukurikirana ibintu kugeza buri munsi megabyte za umwanya wawe ibintu tubiha agaciro cyane wumve ngo tubiha agaciro tugukurira ingofero kuri umufana wacu Kigali 250 reka tubwire ngo uri Burundi muri Amerika ndetse n'andi hose turakunda cyane rw'agaciro nanjye nimero yanjye nende kuri screen twakwamamariza twakorera akazi runaka nawe wadukora akazi runaka wifuza kuduha inkuru idasanzwe tugeza ku bantu umamagare kuri iyo nimero cyangwa se unyandikire ni 0785468543 0785468543 ubundi umamagare mbwa ati mfite inkuru runaka ashaka kugeza mu bantu cyese mfite ikintu ushaka umunyamamariza ku Kigali 250 tukamamariza mbwira buri muntu wese utekereza ikintu cyo guhemuka ndabona si byiza gusubiza umuntu ikibi mu kindi ahubwo tuje tubanza tubitekerezeho reka nkubwire ngo wakoze cyane wadukurikiranye 5 kuri 5 ciao ciao